nimba ntari kubacinga, wagikora mu buryo ari kinini cyangwa se ari gitoya. Murabona iki ngiki cyo ni gito, ni icy'abashyitsi, ntabwo ari cyo mu cyumba cya principal, ariko niyo cyaba ari kinini nta kibazo turakibakorera. So tubafitiye rero iki ngiki, aho hari n'indi sample tubafite y'igitanda nayo, reka tuyirebe. Murakoze cyane rero. Iki gitanda nacyo uko mukibona, murabona ko ari igitanda cyiza cyane. Ni igitanda kinini gifite n'umutwe rwose wagutse kandi kirakomeye, ntabwo kidigadiga. Ushobora kugikoresha imyaka myinshi rwose ishoboka. Hano rero dufite na garde-robe, dukora n'amagarde-robe. Hano dufite sample ya garde-robe. Garde-robe murabizi ko zikenerwa n'abantu ahantu henshi ho kubika ibintu, ugasanga icyumba cyawe nta kavuyo karimo. Ubwo rero hano hari design ya garde-robe, wenda hari nyinshi zindi n'ubundi zitandukanye. Tuzajya tubashyiriraho n'amafoto kuri WhatsApp cyangwa kuri social media dukoresha zindi. So ubwo rero garde-robe ndakeka mwayibonye. So hano dufite n'akandi kantu bita coiffeuse ku bakobwa n'abadamu, ndabizi muragakenera kenshi cyane. Ni akabati ko kubikamo makeup, amavuta n'ibintu byinshi nyine, ugasanga mu cyumba cyawe nta kavuyo karimo. So ni ikintu rero cy'ingenzi. Hariho na miruwari n'akabati miruwari ushobora kwireberamo ugakora makeup yawe umeze neza. So rero murakoze cyane. Sample twari dufite ni izi ngizi ndaziberetse, ariko dukora ibintu byinshi cyane, byose ntabwo mbivugiye aha ngaha. Ikindi rero ni uko ku bijyanye n'ibiciro ntabwo tubagora, umuntu wese turamwakira uko ari kose, tukamukorera ibiri ku rwego rwe. Ikindi kandi promotion dutanga ni uko ushaka kuba ufite ibikoresho bindi wari usanganywe, hanyuma tugakorera ibishyashya, tugahera kuri bya bindi tubara, ibintu bikoroha cyane, tugagukorera ibyo ushaka. Murakoze cyane. Nimero mwadusangaho ni 0785 69 69 85. Ciao ciao.